Ese ubuzima bwanjye hari icyo buzavamo koko? Ese navutse mvukiye kuba umukene no kuba impumyi itagira icyizere cyo kubaho? Hari igihe uba waracecetse igihe kirekire ukibwira ko isi yose yirengagije ijwi ryawe, ugahekenyera amenyo mu mwijima, ugasakuriza mu mutima, ariko isi yose igakomeza kukubabaza. Ndi Barutimayo, wari impumyi, umukene, umuntu wari wararenganyijwe n'amateka. Nta muntu ushobora kumenya uko ubuzima bwawe bumeze kugeza igihe nawe ubwawe uba utagikeka ko uri umuntu. Nari naravukiye mu mwijima, nta rindi bara nigeze kumenya uretse iryabaga riturutse mu mboni zitabona. Simpamya ko naba narigeze kubona izuba kuko numvaga ndizi, cyangwa niba atari inkuru abantu baziranye bagendaga babwirana maze nanjye nkabumva. Uko nabyirutse sinigeze menya amasura y'abantu twabyirukanye, ndetse n'abanshyiraga imbere ngo bagende banyitaho bandinde kuyoba. Nari umwana w'ikirara mu maso y'isi, impumyi mu maso y'umuryango, kandi nkaba umucakara w'agahinda mu mutima wanjye. Nabayeho mu bwigunge, niyo mpamvu nari naramenyereye kubaho nicaye iruhande rw'inzira, aho abandi banyuraga bafite aho bajya, nyamara njyewe sinari ngifite aho kujya. Amatwi yanjye niyo yari asigaye andinda gusara. Narumvaga gusa nkumva umuvundo w'amaguru anyuranamo, nkumva abandi bavugana ibyishimo, ariko njye mfite agahinda gakabije. Imyaka nari maze nsabiriza ku muhanda wa Yeriko ni myinshi cyane. Nari naramenyereye gucisha ijwi ryanjye bugufi kugira ngo nibura igihe nsabye abantu batankubita cyangwa se bakambwira nabi igihe ngize icyo mbaka. Nari naramaze kwemera ko ariko ubuzima bwanjye bumeze, ubupfubyi, ubumuga ndetse n'ubwigunge, mbese nkaho navukiye mu kidendezi cy'amazi kandi ntazi koga. Hari igihe numvaga nanjye ntakwiye kubaho, ariko ijwi rimwe rikanzaho nkumva rivuga riti, tegereza gato, haracyari ikintu. Benshi bambwiraga ko nitwa Barutimayo, bisobanuye ngo umwana wa Timayo. Ariko se niyo mazina yari ayanjye koko? Kuko uwo bitaga papa yambyaye akansiga nkiri muto, akanyihakana nkaho nari ikosa cyangwa se ikizira mu muryango. Narokotse kubura byose, ariko sinigeze nkira kubura icyizere. Maze gukura nabaye nk'uwitemberera, nabaye inzererezi, inzererezi nayo idashoboye kugenda. Niga imico itandukanye iyobowe n'uwo gusaba. Bukira nta numaye kandi nta n'ikindi nanjye nikoreye cyo kumfasha. Numvaga ndi uw'umuheto n'inkoni, ntakwiye no gusagamba. Ubuzima bwambereye bubi kuva mu buto, kugeza igihe numvaga ko gusabiriza ari wo murage wanjye, bikaba n'impano yanjye nk'uko abandi bahabwa izindi mpano. Hari aho natangiye kwihindura icyatsi, ntyaza amatwi, ntangira kumenya amajwi y'abantu bose banyuraga hafi y'umuhanda wa Yeriko. Aho nicaraga iminsi yose nsabiriza, nabaga nicaye hafi y'uruhande rw'inzira, aho abahisi n'abagenzi banyuraga bakanyuraho, abandi bakambaza icyo nshaka, abandi bakanterura nk'ikibondo. Hari abansigiraga ifu, abandi ibiceri, ariko ntabwo bigeze bampa icyo nifuzaga. Mbega icyari icyifuzo cyanjye nyacyo, mu by'ukuri nashakaga guhumuka. Nahoraga mvuga nti ndashaka kureba. Imyaka nari maze kuri uwo muhanda yari myinshi cyane, ku buryo nagezeho nduhuka no kurota, kuko inzozi zanjye zose nabonaga zambaye imyenda y'umukara. Mbega nta cyizere nabonaga mu ndoto zanjye cyangwa se mu byo natekerezaga. Nari naramenyereye kuba igikoresho cy'umubabaro, igihe cyose bamwe bahitaga imbere yanjye bagasakuza, abandi bakambwira amagambo akomeretsa umutima. Hari abavugaga ngo reka dusige n'iki kwa wa wundi, abandi bati umuntu utabona agira akamaro ki. Sinigeze menya igituma abantu bambona nkaho ntacyo nzavamo, ariko nari narabyemeye kuko nta yandi mahitamo nari mfite. Nari naramenyereye ubuzima butagira impinduka. Ibyiringiro byari ibisigazwa by'amasengesho ya mama wigeze kubwira Imana ati, Mana, nubwo umuhungu wanjye atabona, umunsi umwe uzamuhumure. Sinigeze menya igihe ayo magambo naherukiraga, ariko umutima wanjye wagiye utekereza ko hari undi munsi ushoboka. Umunsi umwe ibyo byose byarahindutse. Wari umunsi nk'iyindi. Ijoro ryari rirenze rigoye, ubushyuhe n'inzara bikambwira ko n'ubundi ndiho kubw'amahirwe. Nari nicaye ahanjye, mfite umwambaro wanjye wa kera, uwo nambaraga nsabiriza, uwo nitwikiraga nkavuga nti ndacyariho. Numvise abantu batambutse, nkababwira ngo nimume. Uwo munsi numvise urusaku rudasanzwe. Nari nsanzwe menya amajwi y'abagenzi, ariko uwo munsi nanjye byarancanze. Hari urusaku rw'igitangaza numvise. Numvise abantu bavuga ibidasanzwe, bavuga amazina ntakundaga kumva. Bamwe bati, ni Yesu w'i Nazareti.
Nyumva iryo zina, umutima wanjye wahise ukubita bidasanzwe, urahinduka. Subiramo mu mutima ngo ni Yesu. Yesu uvura abarwayi, Yesu uhumura impumyi, Yesu uhagurutsa abaremaye, Yesu wita ku basuzuguritse. Nibwo nongeye kwikanga, nkomeza kumva urusaku rutari rusanzwe, amaguru menshi y'abantu, imivugire idasanzwe, amagambo yihuta n'inkuru ivugwa inshuro nyinshi. Ni Yesu w'i Nazareti. Nanjye ni Yesu. Nabanje guhaguruka mu mutima, ntacyo nari nzi ku maso, ariko Yesu nari naramwumvishe kenshi. Inkuru ze zari zarageze ahantu hose, ndetse no ku maso yanjye atabona, namwumva nkumva ndamureba. Bari baravuze ko avura abahumye, ahagurutsa ibimuga, akabwira ababoshywe bakabohoka. Bari baravuze ko atandukanye n'abigisha bo muri kiriya gihe, ko yicarana n'abakene, ko avugana n'abafite ipfunwe. Numvise umutima wanjye wicaye imyaka myinshi uhagurutse. Numva umubiri wanjye ubabaye imyaka myinshi n'indi y'ubusa ubonye imbaraga. Nahise ndangurura n'ijwi rirenga. Sinatekereje uko baravuga, sinatekereje icyo abandi barabwirana. Narasakuje nti, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Mariko igice cya 10 umurongo wa 47. Numvaga ari igihe cyanjye. Bagerageje kuncecekesha bati ceceka, ntacyo uri cyo. Ariko icyo gihe sinashoboraga guceceka. Umaze igihe kinini mu kigeragezo, mu mwijima no mu gahinda, ntutekereza ku gihunga abantu bagutera, amagambo bakuvuga, wumva igisigaye kuri wowe ari amahirwe nibura inshuro imwe. Nkaho ntabumvise, narasakuje cyane, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Mariko 10:48. Nabwiwe ko yahagaze, ndatungurwa cyane. Ni mbese Yesu agahagarara kubera njye? Umutima wanjye warateye cyane. Nari nzi ko ndi umusabirizi, ariko noneho ibyo nasabaga ntibyari ifu cyangwa se ibiceri. Nashakaga guhumuka. Nuko numva ijwi rigira riti, nimumuhamagare. Bampagurukije bavuga bati, humura, haguruka araguhamagaye. Mariko 10:49. Iryo jambo humura numvise ari nk'amajwi yaturutse mu ijuru. Nahise nterera ku ruhande umwambaro wanjye wa kera. Sinashakaga kugumana ikimenyetso cy'umubabaro wanjye. Narahagurutse, mpaguruka mfite ubwoba, ariko nanone mfite icyizere, numva nuzuye ibyiringiro. Nuko numva ijwi rye rirambaza riti, urashaka ko nkugirira nte? Ijambo rimwe nasubije niryo ryari rindemereye. Iryo jambo sinari narigeze ndisaba undi muntu uwo ari we wese mu myaka yose nari maze nsaba. Naramubwiye ni, mwigisha, ndashaka guhumuka. Uwo mwanya ntiwatwaye igihe kinini. Nta moko, nta shingiro ry'ibyaha byanjye yabanje kumbaza, nta data na mama yabanje kumbaza. Yahise ambwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Mariko 10:52. Ako kanya narahumutse, urumuri rwazanye ibara ku buzima bwanjye. Nahise mbona ubwiza bwa Yeriko. Nsanga isi atari igikoma kirura nari naramenyereye kunywa. Nabonye abantu nari narumvise gusa, mbona imisozi n'izuba, mbona na Yesu Kristo wari umpumuye. Nubwo nari narabayeho nk'impumyi, uwo munsi nabaye umuntu mushya. Sinongeye gusubiraho nicaraga, sinongeye gusabiriza, sinongeye kuba igicibwa. Natangiye kumukurikira, kuko uwo munsi ubuzima bwanjye bwabonye icyerekezo. Ese nawe ntiwaba waricaye ku muhanda w'ubwigunge, aho abandi banyura, we wibaza niba Imana ikibaho? Ese ntiwaba uri mu mwijima utarabona umucyo? Ndabizi neza, Yesu araguhamagaye. Nta wundi wita ku bataravugwa nkawe, nkuko yanyeguye, nawe ashobora kukwegura uyu munsi. Ubuzima bwiza ntibuvukira mu mata, ahubwo bugaragazwa n'uwo wemeye gusakuriza, ubwira, nkuko nasakuje mbwira Yesu ati, ndashaka guhumuka. Wowe ubwira nde? Wicaye he? Ese ushaka guhinduka? Cyangwa wowe wahisemo kubaho nkaho nta wagukiza ufite? Umwuka wawe wera arakora cyangwa yarahumye? Abo mubana utuma batuza cyangwa uhora wabuza kugira aho bagera, nkuko nabuzwaga kubwira Yesu ibyanjye? Andika muri comment, subscribe and share. Ihorebe umwindaji wumvaga. Mine is your prayer. Tubane mu kiganiro gikurikira.